twihuse cyane reka dutangire agastori kacu gatoya, aho umugore witwa Emilia aza kuba yagura ibiryo bivuye kuri delivery. Ako kanya rwose ubona ko afite hutihuta ari kwihuta, abaguze y'inkoko nuko akaza yirukanka cyane, ubona ko rwose afite gahunda ndetse abantu bagiye kuba bamugeraho. Ako kanya akahita afata ya nkoko akayishyira muri micro-onde kugira ngo yongere ishyuhe, rwose ubona yuko ari kwihuta cyane. Ese biba bigiye kugenda gute? Kumbi aba agiye gusurwa na mama w'umugabo we, rwose ku kanya baba bahageze. Kumbi uwo mugabo bamwita Cedro nuko akabwira mama ati aha niho mu nzu yanjye hashyashya, rwose aha niho iwanjye, ariko ntukubagane, uraje umugore wanjye uraza kumukunda cyane rwose. Ati ahubwo se ari hehe? Ariko mama Cedro akomeza kubwira Cedro ati reka nze mubwire. Ako kanya rwose Emilia we biba byamucanze, avuga ati ngiye kubara 1 2 3 rwose mbafate mbagereho. Ubona ko afite ubwoba bwo guhura na mama w'umugabo we, nuko akaza kumusuhuza. Umugore akimubona rwose ntiyakigera yongera kumusuhuza habe na gatoya, ahubwo amuhereza igikapu cyiwe. Disi Emilia we bihita bimurya cyane rwose, nuko Cedro we aba abibonye ariko akirengagiza. Nuko Emilia akavuga ati ufite mama w'igitangaza, ko rwose ubona yuko Emilia ibyo ngibyo yabyibagiwe, ariko mama we aba adashobotse habe na gatoya, kuko we aba ari kuvuga yuko aha hantu nta suku ihari ndetse nta kintu kimwe gikoze neza gihari. Ati ibi byose wakwiye kuba wabitunganyije mbere y'uko mpagera. Nuko mama akabwira Cedro ati mama Cedro akabwira umwana we ati none se aha hantu ni gute ko ubizi ko nkunda isuku, nkaba mbona ahantu hasa gutya, ni iyihe mpamvu? Ndorera ukuntu hano hantu hasa, wagira ngo nta muntu uhaba. Ndorera ibi bintu byose ubundi ugakwiye kuba wabyitayeho, ukabona ko rwose mama Cedro agira umushiha ndetse agira n'umujinya mwinshi. Gusa Emilia arihangana agakomeza kumusubiza mu kinyabupfura, ndetse akanamubwira neza cyane, akomeza kumubwira ati nta mwanya, nibwo nkiva ku kazi ntabwo nigeze mbona umwanya wo kubyitaho, ariko rwose mumbabarire ngiye kubikora nta kibazo. Ako kanya Cedric aba avuze ati reka mbanze ngira ibintu njya kwitaho ndaje, ariko mama akamubuza. Nuko Emilia akavuga ati nta kibazo, mwajya ku meza ibiryo byahiye nkabitaho nta kibazo. Ako kanya Emilia akahita areba nyirabukwe akabona rwose arakompuritse cyane. Komeza ukurikira agafilme kacu, uraza kwigiramo byinshi ndetse uraza gusobanukirwa. Kore subscribe ujye ukomeza rero udufilime nk'utu ngutu. Nuko ako kanya bajya kwicara ku meza, Cedric agakomeza abwira Mary we ati mama ahantu waba wahakunze, gusa mama we akavuga ati oya ntibishoboka rwose, njye nta kintu na kimwe nakunze, sinshaka umugore nkuriya. So uriya mugore urabona hari ikintu azakugezaho, ko numva wapi, ndabona rwose nta kigenda cyiwe. Disi umugore nawe aba ari kumva, ariko nyine agakomeza imirimo yiwe ndetse ntanabyiteho cyane. Ariko Cedric akomeza abwira Mary we ati ni ukuri uriya mugore ndamukunda ndetse n'umutima wanjye wose, sinumva ko hari ikintu gigomba kumubabaza. Nuko mama akomeza gutuka umugore w'umwana wiwe, gusa umugore akomeza yumva Emilia, yumva rwose ndetse agakomeza abumviriza ibyo bari kuvuga, kumva uburyo mama wamutekerezaho nabi. Ariko ibyo ntibice intege Emilia ndetse ntibimuhungabanyeho, kuko abazi icyo ashaka. Nuko ya nkoko ahita yivana muri ya micro-onde yari yashyizemo, nuko akahita yizana rwose bagira ngo barye. Ese baraza kubimenya yuko yayiderivarinze atayitetse? Rekomeza ukurikira agafilme kacu urasobanukirwa. Ako kanya Emilia ageza ku meza akavuga ati muryoherwe rwose. Ako kanya mama wa Cedric akayireba, nuko Cedric akabwira
umugore we ati iyi nkoko wayitetse gute ko mbona iteye amafemba? Ako kanya rwose mama Cedric aravuga ati njye ntabwo ndya ibiryo rwose bivuye muri delivery baderivarinze, ati ndorera kumbi hari ibintu baba bibagiwe, ishashi ubona ko irimo ibirungo, nuko bagahita babimenya neza ko iyi nkoko yavuye delivery. Ati ngiye ntago njye nayirya, muntekere ibiryo bimeze neza, ibiryo bitavuye mu maresitora rwose, njye ntago nkunda ibiryo bivuye mu maresitora. Ahita ava no ku meza akikubita rwose mama we akagenda. Nuko rwose Emilia akabona ko rwose ibintu yakoze bibaye impfabusa. Ako kanya Cedric avuga ati koko wifashe ujya kugura ibiryo muri resitora uzi ko ndi buze kuba ndi kumwe na mama iki gihe rwose? Nuko Emilia nta kuzuyaza yahise abyemera, abwira umugabo we ko rwose yayiguze muri resitora, kandi aba abizi neza ko umugore wiwe nawe aba yiriwe mu kazi yabuze umwanya wo guteka. Ibyo barabisimbuka rwose. Ako kanya Emilia akaza kwicara aho ngaho atekereza, ndetse ari kuri mashini hari ibintu ari gukora ku kazi kiwe. Kanya mama w'umugabo wiwe akaza kumubwira ati ariko iyo uri muri mashini cyangwa se iyo uri gukora aka kanya urabona nta kintu kindi cyo gukora gihari, apana kuhita wirutira mu kazi. Ati uragira nkora iki se wa mubyeyi? Ati gira vuba vuba utunganye imyenda y'umugabo wawe, utere ipasi, ibintu byose ubishyire ku murongo, ariko mwajya mumenya gutanga keya. Niko mvuze, tanga keya rwose. Umugabo wanjye aje asanga hano hantu hameze neza, kandi rwose ni ibintu by'agaciro kuba yaza agasanga bimeze neza. None uricaye uri mu mamashini. Aho kanya Emilia rwose akabona ari kugorwa cyane, gusa ntabigaragaze, ntabibwire nyirabukwe, bikamubabaza cyane, ariko agakomeza acecetse akavuga ati reka niturize. Kumbi ntago ari cyo kintu uyu mama Cedric aba ashaka, ahubwo aba ashaka rwose ngo yirukanishe uyu mugore, yirukanishe uyu mugore Emilia. Ese biraza kugenda gute? Sibyo ashaka araza kubigeraho. Komeza kureba agafilime uraza gusobanukirwa. Ako kanya Emilia aba ageze kuri ya myenda agomba gutera ipasi ndetse akayitunganya. Nuko agakomeza yitegereza nyirabukwe. Rwose nyirabukwe ari kumureba aseka avuga ati wowe ndaza kugukura muri uru rugo kuko singushaka habe na gatoya, ndaguteranye n'umugabo wawe rwose mutandukane. Kumbi niyo gahunda mama Cedric aba yifitiye. Ese iyo mugamba araza kugeraho? Komeza ukurikira agafilime kacu uraza gusobanukirwa. Nuko Cedric aba yagiye ku kazi rwose. Emilia akabwira mama wiwe ati none se ubu ngubu biriya bintu ko mbonye bitunganyije, ikindi kibazo kindi kiri hehe? Kiri hehe ko mbona bimeze neza? Ariko ndi mu kazi kanjye, mbabarira rwose ureke kumbangamira kuko mfite ibintu byinshi byo gukora. Ako kanya mama Cedric aravuga ati ibyo ntago twe tubireba, ntago tubyitayeho. Agatangira kumena amazi aho hasi, kavuga ati mbega aha hantu haranatose, ahantu hatose gutya niho hantu rwose twakakwiye kuba turi. Ubu se nyereye nkikubita hasi nkayagwamo byagenda gute? Yo disi atangiye no kwiyenza. Ese Emilia araza kubyihanganira? Ibi bintu byose araza kubyihanganira? Komeza ukurikira agafilime kacu uraza gusobanukirwa. Aho kanya bakomeza gutongana. Mama Cedric akavuga ati ni gute amazi ameneka ahantu nk'aha ngaha? Gira vuba vuba uyahakure ndetse ukorope iyi nzu yose. Kumbi mama Cedric nta kindi aba ashaka kunaniza Emilia ndetse abe yatandukana na Cedric. Ese ibi bintu rwose araza kubigeraho? Ni nabyo natwe turi gutega amatwi ndetse turi buze gusobanukirwa. We kora subscribe kuri iyi channel tujye dukomeza tubane mu dufilime nk'utu ngutu. Ako kanya mama Cedric ahita avuga ati
ese wa mukobwa we ntago uzi cyakuzanye ahangaha ni ugukora ndetse akantu umenye ko uri umutima w'urugo uba ugomba kwita kuri buri kintu cyose kiri hano muri iyi nzu. Nuko Emilia akavuga ati ariko se niki ntakoze, ariko ukabona ko rwose byamubangamiye, ariko kubera ko ari umumama w'umugabo we ntago ari ibintu rwose yahita avuga ati agiye kumubwiza ukuri cyangwa se agira ikintu amubwira. Avugira mu matamatama akavuga ati wa mugore we ntushobotse, njye nawe ntitwabana kabiri, ariko nta kundi ndapfa kwihangana. Nuko Emilia ahita akomeza mu kazi kiwe, agakomeza rwose ubona ko ari mu kazi, akatangira kubona nyirabukwe ari kugenda yomboka gake gake, akavuga ati se uriya mugore noneho ni ibiki agiye gukora, akagira amatsiko y'ibintu agiye kujya gukora. Nuko agasohoka, wa mugore disi aba nta kindi kintu aba agiye gukora, aba agiye kuza gufata ibintu by'ibisositomate agasiga kuri ya myenda Emilia yari amaze kugufura. Emilia akabibona, umujinya ukahita umwica, akahita avuga ati ibyo ni ibiki urimo kweri. Ako kanya rwose ahita aza yihuta cyane, akahita amukanga ati ariko wa mama we wakihesheje agaciro basi, urabona imyenda amaze gufura ingoye ari ibintu bimvunye, ukayifata ukayishyiraho ibizinga nk'ibi ngibi. Aho kanya Cedric aba avuye ku kazi, nuko mama we akamubwira ati wa mwana we ndorera rwose umugore washatse uburyo yanduje ishati n'ukuntu yayigize. Aho kanya disi Emilia aba ari kurengana, ariko kubera ijwi ry'umumama we rikamucanga. Ako kanya Cedric yumvira mama we kubi, ahita atangira agahindukira umugore wiwe ati ndorera ubu se ubu ngubu koko ibi ni ibiki utangiye kunkorera? Oya njye ntabwo bishoboka, ni gute ushobora kuba wagira ishati gutya none ukaza gutuka n'umubyeyi wanjye? Mama ntibishoboka rwose. Ako kanya mama we akomeza kumushyiramo imbaraga amubwira ati oya rwose uyu nguyu ntabwo mugomba kubana, mwirukane. Ariko Emilia akagerageza gusaba imbabazi ndetse no gufata neza umubyeyi ndetse no gushaka kumvikanisha. Ahita avuga ati ngaho niba uzi ko ari njyewe, reba intoki za mama wawe, ndeba intoki za mama wawe. Nuko ako kanya akahita amwereka n'igishashi yakoresheje aza kubimenaho, yabireba agasanga neza birahura, agasanga ni mama we wabikoze. Mama we agatangira gusaba imbabazi ati ariko wa mwana we rwose yego ninjye, ariko mbabarira, ibi ntago njye uyu mugore wawe namwishimiye. Aho kanya Cedric akahita ahindukira, akahita ajya ku mugore akabwira mama ati ibi bintu koko wajanga kugira ngo udusenyere urugo rwacu? Ese koko uragira ngo tubigenze gute? Niki kintu ukeneye cyangwa se niki kintu ushaka? Ako kanya mama Cedric ahita avuga ati oya mumbabarire rwose, njye ikintu nashakaga ni ukutabonana, kubera yuko nabonaga urugo rwanyu rwishimye, kuko urwanjye njyewe urabizi njye nkikurera Cedric ntabwo nigeze mbana n'umugabo neza, ari ibintu rwose binshimishije. Ako kanya Emilia ku kazi baramuhamagara agasaba imbabazi, akavuga ati nimwihangane ndaje, hari ibintu nabanje kunyuramo mu rugo, ariko mu gihe cy'iminota mikeya ndaba ngeze ku kazi. Nuko ako kanya ati akumva Cedric akumva neza ari kumubwira ko bagiye kumwirukana, bakahita banamukupa. Nuko ako kanya mama Cedric we biba byamushimishije ko umugore bamwirukanye no ku kazi kubera kuba atagakoze neza. Ako kanya mama Cedric akavuga ati ako kazi rwose kuba utagakoze ni nanjye wabiteye rwose, mashini yawe nagenda yifata ndabandikira mvuga ko wasezeye akazi. Ako kanya Emilia biramubabaza ndetse n'umugabo Cedric biramubabaza, akavuga ati ese koko mama n'ubu buryo ushaka ko mbamo ubuzima bwanjye bwari bumeze neza? Ibi ni ibintu byari birimo biradufasha njye nawe ndetse n'umuryango wacu,
ariko watubangamiye bikomeye cyane, ese ibi ni ibiki urimo koko? Mbabarira umbwize ukuri. Ariko Cedric akomeza kubwira mama wiwe, mama we akavuga ati mwabana mwe, njyewe rwose sinshaka yuko mukomeza kubana, ntabwo rwose nifuza yuko mwabana. Ariko Cedric avuga ati niba utarabanye na papa neza mu mahoro, wikumva yuko ngewe urugo nanjye ngiye kwiyubakira rugomba gusenyuka uko we wabayeho ariko nanjye mbaho. Ako kanya mama Cedric akomeza gusaba imbabazi, ndetse arabisabira imbabazi avuga ati mwabana mwe, uko ngewe nako nasanze mumeze ni ukuri byanteye ishyari, ariko ndagira ngo mumbabarire ibi bibazo byose nabateje nongere mbikosore, ariko niba bikunda rwose mwambabarira. Ako kanya Emilia avuga ati ngewe rwose nta kibazo, nubwo banyirukanye ku kazi nta kibazo rwose ndakubabariye. Ako kanya Cedric avuga ati ibi birandenze mama, ntabwo njye numva ukuntu ushobora kuza gahunda ikuzanya ahangaha ari ukuba wadusenyera urugo, ntabwo rwose ari ibintu by'agaciro, ntabwo ari ibintu byiza. Ako kanya mama we akomeza gusaba imbabazi avuga ati rwose nimumbabarire, ntabwo nzongera. Agafilime kacu naha tugasoreje rwose birangira. Emilia yabwiye mama ati reka nkubabarire nta kibazo, bagahoberana akavuga ati nta kibazo ntimuzongere rwose, bakongera agasubira uko bari bameze.